kuzi ko abakobwa dukunda amafaranga. Sheri don't have any problem. Amadolari arahari, amafaranga arahari, ahubwo habuze abayarya. Urabeshya. Abantu murirwa bavuga ngo amafaranga ngo yarabuze, ugasanga insoresore mu mujyi wa Kigali ngo amafaranga ngo yarabuze. Amafaranga arahari, ahubwo habuze. Cyane noneho turazivamura. Hari n'utundi turi kugenda tuvuka udushami tw'uducano turi kugenda tuvuka. Ariko tujye twemera YouTube icana igabura. Kano gacano nakawuse mabuja. Nakanje. Kuri icyo Imiringa TV. Nawe ni umuringa? Umuringa. Ikuntera isoni. Kuri mwiza we. Uri mwiza asa nk'abiki? Asa nk'abiki? Tavuye umwana uramubona ute? Komba ko tugomora shawa. Usana nonge mwanyemerera. Iyi ntago ari yaka. Iyi ntago ari kategori yawe. Uze nguba maze nitura. Yawe umusatsi w'ukuntu ukose. Wabona amafaranga awukora gutya. Nzajya mwikoreshereza. Ndazajya bikoreshereza. Wansamuriza ubuntu se? Kurongora. Tayari kugira umugore. Ariko mana yani. Ubu yakamwana abagabo bararya. Ngo ninde usesera mwiryo bunuko. Irihese. Ahubwo buriya yaka. Oyariri. Yani wicarega. Ariko yaka. Buriya abagabo Imana iradukunda. Imana ikunda abagabo. Yaturemeye ibiryo. Nawe urimo se. Nanjye ndimwo nyine. Nasi ibiryo wabirya. Haje nabidamada. Wajya udama ibya mama kwiri niba ari ukubomora ukabomora mama kwiri yaramwatse. Shanzofu. Ndakubwiye ngo ibi bintu bifite ba nyirabyo wa muntu. Ba nyirabyo ntago bahari. Ntago bahari. Ndacyari single. Uracyari single. Ni single ubu nawe wamudama nanjye nkadama. No mfite nawe gahunda aragira. Urumva nari single. Uramufite ariko. Kuko na gahunda aragira. Uramufite umwe uri mu rukundo ukuri ku mutima. Ubu ntabwo uramusamuza. Oya nagabina. Yagiye mu butumwa hanze n'umusirikare. Yagiye mu butumwa bw'amahoro ari muri Kongo. Ngo jya kumbwira kuri Vierge. Ngo naba nariyo kuko imyaka mfite urabigemera. Oze beshye gato bakunyuze mu isasu. Wabonye ukiri ryo muri Kongo. None se ufite imyaka ingahe mukobwa mwiza? Mfite imyaka myinshi y'ubukure. Ingahe? Oya si ngombwa. Iyi menso ni wasanga ikiyoni bavukiye rimwe cyarapfuye. Siko nta mukobwa uvuga imyaka yiwe nyayo. Nta mukobwa uvuga imyaka. Nakubwira inyuma ya kabiri. Yarambwira inyuma ya kabiri. Ariko ukora gusura umukobwa mwiza ufite agakara keza. Afite mu kanwa heza. Ushobora nanjye nahoraga nifuza guhura namwe mwese muri kumwe. Oya natwe turakwishimira. Umuringa TV. So beautiful. Uri umukobwa mwiza cyane uteye neza. Agakara gakeye rwose neza. Ariko yaka Imana ivuze iti Imana ivuze iti uzikubiteho mukorogo ngo ugende ngo wite kitana mfata urani igikara mfite mukorogo yamfata ibaze ugiye kubona nyuma y'umwaka umwe tugana narabaye inzobe kutangiye kurabya indimi se ngo ikigaragaza inda y'umugabo shaho ubwo yakamwe nahise birangiza ku kanya ngene yandeye ibiganiro byaka nkumva ndifuza guhura nawe live ne yansuza gusa ni ibintu birenze none uramubona none nzovuwe emana mwese nyine tumuri kumwe none uratubona reba utuntu yambaye ku kaboko sha yakaka kanje wagataye umukobwa yaguhaye nakajugu yambara ibintu bya oro gusa kagacano kawe rwose inshuti bavandimwe uyu mukobwa murabona ko ari sawa yateye neza bakomeze kunsapotinga ibuno ryegere ngegere ibuno ryanjye unyegere umare bicoro karimbo saka ngo gusa nzovu shawe mwana ni sawa rwose bibaye ngo mwana musamuza karimbo kuruku mbasamuje nago mwazongera kubomba ndangamira ufite hari umukobwa ufite y'umuhanga mukanya uravuze ngo nubwo nabana nawe ngo nazampomora hanze uyu mukobwa Imana ivuze iti mubane wajya mu ndangamiro kubomora mu ndangamiro chawayi watuzikati uri madame ya madame ya kuva ngo nzaguca inyuma sha icyo gihe byo byaba ko kiro w'imuhanga bavuga ko wamuca inyuma we oya nuriya nawe reka ze ko azareba iki kiganiro kukwiyenzaho
ankubita kabizu hano sekuru basi ntukame ku munwa ukame hano ku gahanga barabafunga ni akazi kanyu urashaka kongera gukomanga ku muryango wa ribusi yakabizu ko kubane nta kibazo kibi ni ukumukara kejo bundi twagushatse mu kiganiro tukakubura nzavuza ubyibuka ariko burya yakamwana abafite akazi kenshi wahamagaye mwese wowe telefone yawe iratunanira wari uri ari bayibiye Sodoma yakamwa yantangiye kwirya yakagiye gutubwira mbona uvuga ngo kiriya gihe hari umudiyasipora wari umaze iminsi nk'ubisira 5 urumva rero ngewe yakamwa niyo mfite 5 ryanjye ntabwo njya kuza kunyiriza mu magambo kandi ufite ayawe nongera kuboneka ari uko nayamaze mu by'ukuri telefone yaratanze yakamwana wanjye suwe hano hari ibiryo uri kubibona ese kuki wakunda kuvuga abakobwa ni ibiryo we ni ibiryo by'abagabo nyine Imana yaturemeye ubwo se abagabo ni ibiryo byabo abagabo ni ibiryo byacu ibiryo by'abagore oya ahubwo twige ngo turi ibiryo by'abagabo ko hari ukuntu ujya kumva baravuze uriya mugabo arya neza uriya mugabo arya neza ni ukuvuga nyine aba afite umugore mwiza noneho umuntu azaza nabona umukobwa ari kumwe n'umugabo amubwira ati bon apeti bon apeti muvuze ngo muba mugiye kurya n'umugore wese mubwirira hera buriya rero hari ahantu nigeze gukora kera noneho mabuja yajyaga kuryama n'umugabo wiwe mabuja ko kantu yajyaga akunda katubwira ngewe n'undi mukobwa twakoranaga ngo tugiye kuryama twebwe ngo mwebwe mugiye gutembagara buriya umuntu agiye kuryama ngo tugiye gutembagara sha buriya ni ukuvuga ngo haryama umugabo n'umugore ariko nkanjye nimba nararyamaga njyenyine arambwira ati banyitaga pepeka ugiye gutembagara akabwira na wa mukobwa ariko nanjye hari umukobwa umuntu utari kumwe n'umugabo aba agiye gutembagara ariko nanjye hari umukobwa nabomoraga twakoranaga wari umukobwa nzovu yabomoraga bakoranaga nubwo mabuja tubwira ngo tugiye gutembagara namwe hari ukuntu mwirwanagaho ariko mufite ubwoba ngo mudafata ahubwo ari tiyatire ya kera nigeze kumva nzovu ushobora kuyizi ivuga iti niba yari yande nande ngo buri uko nyirabuja na sebuja bagendaga nyine babasigiye umwana basigaraga nyine bavuga ati tugiye kurya nka ba bosi urumva ngo tugiye kurya imigati dusiga amabureba menshi ngo harya bosi ashyiramo utuyiko tumwe twisuka ariko ibyo nanone oya bigeze ba ibyo nanone bibaho buriya umuyaya n'umuboyo bakorana ya sosi y'imbandure ya ka barabanza bakayigotoma n'inyama iri mu mavuta itarajyamo ibizi byinshi bakabanza bakayirya barangiza bagafata amazi bagashyiramo ariko buriya nanjye urabona hari ukuntu inyama babanza bakazitogosa noneho bakazikaranga mu mavuta cyagiye utarashyiramo ibirungo utashyiramo inyanya kakanyama k'umuntu kararyoha kaba karyoha ubundi mu zo botsa bazita burusheti nayo itarajyaho ibirungo bayita mushikaki njya nyigana yankunda kurya mushikaki ariko n'abantu benshi usanga nuko burega burangiye nshaka kurya burusheti nzi ijya burusheti hano mu nkengero z'umujyi kuko uzasanga burusheti za hano mu mujyi inyinshi aba ari burusheti by'inka bivuye muri firigo byarashizemo y'amazi nta mwimerere bifite ariko uzarya akaburushete ko mu rukomo ibyumba n'ahantu bita ku Gahembe i Bugesera hano mu nkengero z'umujyi ukuri bashuti banjye kuri iki gihe hari burusheti zimbwa burusheti ariko yarangiye hari burusheti nigeze kubona erega buriya iyo noneho nimbwa nanjye utabimenye ngo bayibagureba wayirya da noneho hari ahantu tujya turya utuburusheti nanjye mbona ari utwiwe kuko utwo tuburushete tugura desa turuwasa 25 kandi inyama zarahenze kandi noneho utwo tuburushete urebye iyo ntugezemo ukuntu tuba turyoshye
banumva narya byibuze nk'utwa bitatu kuri turuwasa njyewe umuntu yanciyeho ndabyibuka twe turi mu kazi nshonje nyine mpfa kumurembuza tunamundemburize nigure burusheti nirire yari nararya ariko amasaha yo kurya ageze uzi ko namwishyuye yagenda nkavuga ati shani rya burusheti nyinshi ariko iyo ni imbwa nayo rya hanze kuyirya iyo mabasa shana iyo mabuka nyihe uretse burusheti utanahumura nka burusheti urumva yari nuko utazi ukuntu tuba turyoshye iyo uturya ariko yaka hano hanze hasigaye hari ibibwa biba bishishe nawe ukavuga iti nk'itako ryayo warivanamo nka burushete magana ngana noneho hari abasirikare twabanaga hari igoma bari baturutse ahantu bita Kinshasa bari abasirikare bahize imbwa mu mujyi wa Goma za mbwa zizerera mu muhanda barazimara bakajya bahiga n'izo mu bipangu noneho n'izo ababotse bakajya kuzizana nta kintu bataryaga baryaga erega buriya yaka enda nk'abo ngabo kuko barazihigaga bakazirya bumva ko ari imbwa ariko buriya wari ikintu utazi ubwoko bwacyo ntacyo kigutwara ngenda banaga n'abasirikare ikintu ratabari iyo utazi nta kibazo ngenda baga mu ngabo za Kongo hari umusikare twabanaga yitwaga Muteba yabase imbwa neza duhara arayibaga arayiteka buriya ntabwo yayokeje yarayitetse yayarishije umutsima w'ibigori arambwira ariko umutwe ngo barawujugunya n'umurizo yarambwiye ngo approche ngo ninze dusangire yes we ndamubwira fande nariye byinshi ariko rwose mu komanda aho apenza ngana koko kate ndamubwira fande samani kabisa none imbwa ngukubita amakuru imbwa ntago bajya bayikarangisha amavuta ibifite amavuta yayo ikindi inyama kudusohokana aka kanya none tubonye umumabuja w'umwana sundi wadusohokanye Igisenyi tukagenda tukarya agafi nubwo ya bibiri Igisenyi tugakodesha roje burangiye nkunda abakobwa beza uzarebe n'abantu nkunda gwa ibiganiro wowe urama nimero yawe usevingi yanjye bura wowe ukimbira ati yakana gushaka ngene mu kiganiro wowe no kukwishyuza birango ugakora ubuntu se abakobwa bamamagara ngenga katira turatangira ubu noneho ntumwishyuze reba DJ Crash reba DJ La Queen baranavuka nari uje basi hari undi mukobwa reba umwe twakoreye DJ Crash ejo nari ndi kumwe nawe ninjoro bara abakobwa iyo bamamagaye kubera ko mamuna ari udukobwa twiza no kubishyuza birangora nuko nyine nagenderaho ntabwo arushara kwiza Lakwini ntabwo umuzi bose ndabazi ngewe uri na mwene nyine ariko ngewe ka DJ Crash ni keza ariko ngewe ku mahitamo yanjye none Lakwini niwe nari maraye ariko ubu umukuyemo sha naramukarebye iki kiganiro naramukakirebye none se ubwo rero tugiye gupanga iki Gisenyi no kuvuga weho baretse nkubwire bashyize DJ Crash yari bagashyira Lakwini yari bakagutereka hari nacakira uyu nguyu cyabarusha barabarananutse ngenda barusha nyashi naho kugasura naho duhuriye oya bara n'inzobe hose ni sawa ariko none wowe utaye yawe ebana automatically ibi ngibi ubivuze yuko muri kumwe nyuma nabwo nukorana n'undi uzamera yakayambwiye kumpa nimero yiwe akatsa oya nimero ndayigwara behind camera kugira ngo bari abantu baba bareba ibiganiro ndabaza aba diaspora batangira bakagutesha umutwe hari ukuntu bari aba diaspora babona umukobwa mwiza bakumva babona nimero bagatangira bakakudistabinga ntabwo ari byiza gutangira mu nimero yawe hano ese yaka ngubu nshaka kubajyana Igisenyi kurya ziriya fi man ziba ari nyinshi kandi kuri make uzatujyana ryari tukamera y'iminsi dukorera amavloge menshi mwega muri tayari ryari ngiye kubera ko mfite gahunda yo kujyayo kuwa kangahe hari umuntu dufitanye gahunda ugiye kunjyanayo ubwo rero
Nzovu niyo couple imwe iri kumwe urumva ngo wowe wabaherekeje nyine ngo ni wowe urya byinshi subiza rata ngo baba bafite isoni yakajya yifata ukihisha tujye tuvugisha ukuri icyo gihe tuzajya n'Igisenyi utari inshuti ya Yaka reka ntabwo turi inshuti mwese turi inshuti rero ubwo tuzajya turi inshuti twese ariko rero njye nsigaye mfite ikibazo Nzovu wanandangira ahantu wakuye uriya muti uwuhe uriya muti wo gutuma utarangiza w'akabariro nigeze nkunywa se nigeze nkunywa nese Nzovu bigenza gute kandi nawuguze 5 oya ibintu yakavuze barabizi mubwira ibanga wakoresheje nuko njyewe nararanye n'umukobwa bwarinze bucya paka mu gitondo ntanahindukiye cyangwa wari wanyweye amayoga ntabwo ari iby'amayoga twatandukanye ndi muzima cyangwa unywa inzoga iyo unywe inzoga niho ukubita akabariro wakwisuye ku nzoga ubu niba bifata umaze iminsi iyo nashyizemo agacupa cyakoze agacupa nagahamije nyabyo ubu bimeze neza hari ahantu ndagukora ukagira ngo ntabwo ndiyaka ariko gusa nanjye uriya muti rwose abantu mutanga uriya muti wo gutuma umuntu akora iminota ihagije nanjye uriya muti ndawukeneye kabisa ukora nk'inkoko none buri inkoko n'isazi ngo nibyo bigira vuba vuba amasogonda ikindi kurongora umusazi ugira vuba vuba kugira ngo atagusara kuko iyo utinze ibisazi biramufata akagusarana uvuga nk'uwamurongoye cyangwa warongoye wo bita Freedom uba Sodoma uriya se ni umusazi ajya asara yigeze kunyirukankana ankubita muri ruhurura ubu nsigaye mubona nkamukubita nk'ibice naramukubise nari mwishe ngewe abantu rero bigira abasazi buri umusazi uramukubita ibisazi bikamuvamo ariko ko mwigira abasazi ko nurajya gusarira ku perezidansi ngo bamukubite noneho ibyo bisazi bimutumutse iyo bamufunga ntabwo bajya barwara bafunga iki ko nta muntu urajya gusarira ku karere ko nta muntu wari wajya uretse no ku karere n'umurenge ahubwo nabo abanyerondo bakunkubitira indembo hari umusazi bigeze gukubita abanyerondo nabonye bagira amahane hari umusazi bigeze gukubita aratabaza ngo mumbabarire ni ukuri kw'Imana ndi muzima ariko yakareka mbakubita agaparo urabona bariya abantu basigaye bavuga ngo n'abafite ubumuga bwo mu mutwe iwacu i Nyanza hari igihe babaye benshi noneho hakaba hari uwabatanze kujya mu mujyi wa Nyanza abonye ko bamaze kwandagara ari benshi arababwira ati hari ku gihe cy'izuba ari uwabaye watanze gusarira gusa arababwira ati mureke tujye koga abajyana ku cyuzi cya Dibwe kiri i Nyanza mbese ni icyuzi cyashinzwe n'umwami baragenda arababwira ngo mubanze mujyemo bagiyemo n'abaroga bose bahise bapfa agaruka mu mujyi wa Nyanza wenyine guki hakoye ibyo bintu byabayeho nza si iwacu cyangwa ni hadisi biciye muri urwo ruzi cyangwa bagiyemo batazi nyine bagiyemo batazi koga bahita amazi arabica bo bakagira ngo barimo kogamo hanze ibyo ntabwo nabyemera ni story ngese ubwo meruka mu Kivu nge nisangiye gupfa ni story ntabwo ari nagihamye bifite ndagifite natwereke video ni hadisi wo ni umugani ntabwo story wenda baguteye iwanyu bandese uwo musazi bamwitaga Gapurari buriya nyine abasazi hari ukuntu nyine wenda yishoye mu mazi ahubwo wenda iyo umbwira wenda ikintu ngewe wambwira nkacyemera ibisazi birarutana kuko hari igihe ujya kwisarishwa ku muntu ugasanga ibyo biruta ibyawe akagukubita rwose akakwica naho ubundi ibisazi ntabwo bingana ibisazi ntabwo bitwara umusazi si wabona umusazi mugenzi w'agahunga agahunga nyine nyirango nawe utavuga ako kantu ngo ibisazi birarutana buriya Freedom ni arasara ariko umukubise yajya kumurura cyane abonye maze n'umusazi usa nk'umurenzi we yahita ahunga mu kiganiro ukamuvugishe mabuja my sister sister from Kayonza wo muri Kayonza mushiki wanjye utuye Kayonza amwita Maîtresse Lucie afite umugabo ariko afite umugabo n'abana babiri
mabuja mwari murahoze ko mabuja nk'ubu Imana iramutse nkije amafaranga ikankiza amadolari uzi ko ari wowe twayasangira uwo mutomu ne nizere ko atari uhimbye ari ibyanya itanga zikamwita ku mafaranga nzajya nguma ngukurikirana nimbona uyabonye mwandikire mubwira ati ni wa mu mabuja nyine warambwiye kwa kundi mabuja wakana rwose kakiri gatoto mabuja I love you too mureke dusozana bo asante sana chanoni Imiringa TV mukore subscribe uyu mushiki wacu na share na comment mutibagiwe gukanda kuri hanze kugira ngo amakuru abagereho igihe kandi dusuhuze abantu mwese mudukunda mukunda Imiringa koko Imiringa utangiye ngo abari staff batwandikire muri comment niba babashaka tuzagaruka n'abari muri Kongo nabo baradukurikirana cyane MV3 turabasura umugore wa